ngo kandi ngo ntabwo ari ubuzima bupfa gusa buzagerwaho ingaruka, ahubwo n'abantu bazahura n'ibyorezo. Ndagira ngo aya magambo tuyumve tuyasobanukirwe neza, yuko binyuze muri iki gikorwa cya Satani cyo kuroga umwuka, hano hatubwiye yuko abantu bazagerwaho n'ibyorezo biturutse mu gikorwa cya Satani cyo kuroga umwuka. Ntabwo mu mateka y'isi cyangwa se mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mateka y'ibihugu nka za Canada na Australia, higeze kubaho abaturage ubwabo bashobora kuvuga bati dukeneye umudendezo. Ibyo ni ibintu bari bamenyereye mu bihugu bitateye imbere, ariko uyu munsi kuri bo abaturage nabo bari kureklama bati dukeneye umudendezo w'umutimanama ndetse n'umudendezo wo gukora twitekerereje, kubera yuko ibyo biri kugenda biba ikintu cy'amateka mu isi ndetse isi ya demokarasi. Twebwe icyo tugomba gusobanukirwa, ntago tugomba kubona ibintu nk'uko isi ibibona. Icyo azaba agambiriye ni iki ngiki, kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Nitubona ibyorezo tukabona bikomeza kwiyungikanya, tujye tuzirikana ko umwe mu migambi ya Satani ukomeye ni ukugereka ku bantu b'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byorezo. Ariko birababaje yuko uyu munsi abantu bize ubuhanuzi bagasobanukirwa n'impinduka zigomba kubaho mu isi, bari gufatanya n'isi mu kuvuga ngo ni urujijo, ntituzi aho biri kwerekeza. Ariko ikigaragara ni uko ari uruhererekane rugomba kutujyana rukatugeza ku itegeko ry'icyumweru, ndetse abantu bagahatirwa kuramya ya nyamaswa. Ariko abantu b'Imana bagomba kubibona, kandi no mu kubibona kwabo ntabwo bagira ubwoba nk'abandi, ntabwo bamera nk'abatazi iyo bijya. Hano baratubwiye ngo bazumva ijwi muri ibyo byose, muri izo mpinduramatwara, muri uwo muvurungano, bamenye neza aho biri kwerekeza, ariko bazumva ijwi ribabwira ngo ni njyewe. Kuko hirya y'ibyo byose bibera mu isi, hirya y'ako kajagari, Imana ifite ibintu mu biganza byayo. Amen. Ikigisho rero tugiye kwiga kiravuga ngo iyo iminsi ari mibi. Ntago turi butinde cyane, nubwo turi buboneho kugira ngo tubyibutse yuko iminsi ari mibi. Iminsi turimo nta gushidikanyaho ni mibi. Haramutse hari umuntu utabona ko iminsi turimo ari mibi, kwaba ari ukwigiza nkana. Yaba ari umupagani, yaba ari usenga, bose barabona yuko iminsi turimo ari mibi. Iyo ndi kureba amakuru, ni ikintu sigaye mbona cyakunze kugaruka cyane, n'abapagani bavuga ngo ni unprecedented times, cyangwa se ibihe bitigeze bibaho kuva mu mateka y'isi. Rero ubundi najyaga nkunda kubyumva mu itorero cyane, aribwo tuvuga ngo muri iyi minsi y'ibihe bya nyuma. Ariko uyu munsi wa none n'abanyamakuru badasenga Imana ujya kumva bakavuga ngo in these difficult times, cyangwa se muri ibi bihe bikomeye. Bikaba ijambo rigenda rigaruka. Ariko birashoboka yuko uyu munsi ndagaruka cyane kuri twebwe nk'itorero, by'umwihariko n'abantu bumva bafite ikibatsi ku mutima cy'uko bagomba kubwiriza ubutumwa. Turagaruka cyane ku gusobanukirwa ngo iyo iminsi ari mibi hakorwa iki. Iyo iminsi ari mibi, kuko abantu benshi uyu munsi wa none, nubwo bazi ko iminsi ari mibi, tukaba tubisobanukiye neza, tukaba tudahwema kubibona mu makuru, akaba ari ibintu bitugiraho ingaruka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi washoboraga kumva ngo hakurya hariya hari kubera intambara, ukumva nta kintu bikuhungabanijeho. Ariko uyu munsi ibiri mu isi, abe ari umwana mutoya uri mu gihugu cya Philippines, abe ari umuntu mukuru uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abe ari umubyeyi uri
mu bihugu by'Abarabu, abe ari umuhindu uri mu bahindu, uyu munsi biri kubaho mu isi biramugiraho ingaruka ku buzima bwe bwa buri munsi, kandi mu buryo butari bwiza. Mbese dukwiye gukora iki? Reka dusenge nanone. Uwiteka Imana ishobora byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko waduhaye amahirwe yo kuba imbere yawe dusenga. Turagusabye kugira ngo rero ubwo turi imbere yawe, umwuka wawe wera dusobanurire, ndetse n'amagambo tugiye kwiga umwuka wera abe ari we utubera umuyobozi, mu izina rya Yesu, amen. Abefeso 5:15 kugeza 16 ni iryo somo ry'urufunguzo, cyangwa se ni iryo somo turi bwibandeho. Hari amagambo avuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira iki? Ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Kongeraho na 17, nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu agenza gute? Ashaka. Amen. Hano turi kubonamo ibintu bitatu. Icya mbere, tugomba kugenda nk'abanyabwenge, ntabwo tugomba kugenda nk'abatagira iki? Ubwenge. Icya kabiri, kuko iminsi imeze gute? Ni mibi. Icya gatatu, tumenye icyo umwami agenza gute? Ashaka, ntitube abapfu. Ibi ni ibintu dukwiye kumenya cyane. Kuba iminsi ari mibi ni ikintu kirimo hagati. Hejuru hakaba kuba abanyabwenge no kutagenda nk'abatagira ubwenge, hanyuma hasi hakavuga ngo ntimukabe abapfu, ahubwo tugomba kumenya icyo umwami ashaka. Kubera iki? Nk'uko turi buze kubibona, iyo iminsi ari mibi hari icyo umwami aba ashaka ko dukora. Rero iyo tubaye abapfu, ntidusobanukirwa n'icyo umwami ashaka, bityo tukaba dushobora gukora n'ibintu mu bindi bihe cyangwa se mu yindi minsi bitari bigize icyo bitwaye, ariko kuko iminsi ari mibi, tukaba dusabwa kugira icyo dukora gihwanye n'iminsi turimo. Hari abo twahoze tuganira, nkunda kubigarukaho cyane. Hari igihe mu itorero hashobora kubamo abantu wagira ngo nta gahunda bafite yo kujya mu ijuru. Kubera iki? Umuntu ufite gahunda yo kujya mu ijuru aba azi neza yuko agomba gushakashaka icyo umwami ashima umwami w'igihugu ajyamo. Ariko iyo umuntu yicaye akamera nk'aho Imana ntacyo ishaka ko ayikorera, bisa nk'aho adafite gahunda yo kujya mu ijuru. Gahunda ye ari ukuza mu materaniro agataha bikarangira. Ariko gukurikira Yesu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Luka igice cya 9 umurongo wa 57 tugeza ku 62 hari amagambo avuga ngo, bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati, ni umuntu wari uje abwira Yesu, ndagukurikira aho ujya hose. Ikintu yashakaga cyari kibi? Cyari kibi? Oya, cyari ikintu cyiza. Aramubwira ngo ndagukurikira aho ujya hose. Aramubwira ati, Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Hari impamvu ki yamubwiye aya magambo, nubwo tutari buyatindeho, ariko Yesu yarebaga mu mitima. Rimwe na rimwe abantu baramubazaga bakagira ngo asubije ibiterekeranye, ariko yabaga yabonye ko ahari uyu muntu atekereza yuko kumukurikira ari ibintu byoroshye kandi azamubonaho inyungu zikomeye. Ariko Yesu aramubwira ati, menya yuko umwana w'umuntu ubuzima bwe n'ubwo buzima abayeho. 59, maze abwira undi muntu ati, nkurikira. Nawe ati, databuja reka mbanze ngende mpambe data. Umurongo wa 60, Yesu ati, reka abapfuye bihambira abapfuye babo, ariko woweho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Ikibazo, guhamba abapfuye ni icyaha? Ni ikosa? Ntabwo ari ikosa. Kandi ni n'ibintu byiza bishobora no kukuruhura umutima iyo uwawe yapfuye ukamushyingura. Ariko Yesu aramubwira ati, reka abapfuye bihambire abapfuye babo. Yesu yari umunyampuhwe, ntabwo bishidikanywaho.
kuko abantu iyo bamurebaga bamubonagamo urukundo n'impuhwe batigeraga babona mu banyamadini b'icyo gihe. Ariko aramubwira ati reka abapfuye bihambire abapfuye babo. Aramubwira ati ahubwo hari inshingano ufite, genda ubwirize abantu iby'ubwami bwande bw'Imana. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera ku b'iwanjye. 62. Ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Aya ni amagambo akomeye dushobora kwibaza tuti kuki Yesu yakoresheje iyi mvugo. Ese ntago dukwiriye kwita ku miryango yacu, ntago dukwiye kwita kuri bagenzi bacu, ntago dukwiye gukora ibyo bikorwa? Ariko hari impamvu ki Yesu yavuze kuriya turi buze kubibona, nuko bitewe n'igihe. Bitewe n'iki? N'igihe. Hari igihe n'ibitari icyaha bisabwa kudakorwa. Iya somo niyo mpamvu ritubwira ngo mugende nk'abanyabwenge, hanyuma hasi rikatubwira ngo bamaze kuvuga ngo kuko iminsi ari mibi ntimuba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami agenza gute ashaka. Niyo mpamvu bisaba abantu babayeho mu minsi mibi cyangwa se iminsi itari myiza kugira ngo bite ku gusobanukirwa n'ubushake bw'Imana ndetse no kuba abanyabwenge. Yesu Kristo rero yari bwenge. Amwe mu mazina menshi Yesu afite tuzabibona muri Yesaya, harimo Imana ikomeye, harimo umujyanama ndetse n'ayandi, harimo ndetse nk'uko tubibona muri Yohana Jambo. Ariko rimwe mu mazina Yesu afite harimo izina ry'uko Yesu ari wisdom cyangwa se ni ubwenge, ni bwenge. Imigani igice cya 8 tuhabona igice kivuga uburyo Yesu yariho mbere ndetse n'ibindi yagiye yivugaho aho ngaho. Ntago turi wasome hose, ahubwo ndasoma aya magambo. Umurongo wa mbere, ntimwumva ko bwenge ashyira ejuru akarangurura ijwi ry'ubuhanga? Umurongo wa 12, njyewe bwenge nagize umuravaho ubuturo bwanjye, mfite ubwenge bwo kugenzura. Mfite ubwenge bwo kugenzura. Hano uwari uri kuvugwa ni Yesu, kuko ku murongo wa 22 aravuga ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema. 23, uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Mbese uyu ninde? Ni Yesu. Rero kimwe mu bikwiye kuranga abantu mu byahishuwe bavuga yuko bafite kwizera kwa Yesu ndetse bakagira kwizera nk'ukwa Yesu, ko ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bifite aho bihuriye. The faith of Jesus ndetse the faith in Jesus. Dushobora kwizera muri Yesu Kristo, ariko nanone kugira kwizera nk'ukwa Yesu ni ukugira kwizera kwatumye abasha kujya ku musaraba ndetse akihanganira ibyo yagombaga kunyuramo kugira ngo abashe gukiza abantu. Niyo mpamvu tugomba kwikorera umusaraba wacu tukamukurikira. Rero abakurikira Yesu Kristo bose bagomba kugira ubwenge, bagomba kurangwa n'indangagaciro yo kumenya ubwenge. Ntabwo bagomba kuba ari abantu b'abapfu, ndetse ntabwo bagomba kuba nk'aba bantu bavuga bati nka ka kanyoni karitse ku nzira kavuga kati napfa nakira ntago mbizi. Abantu bagendana na Yesu bagomba kuba ari abantu bazi neza inshingano yabo, badashidikanya ku cyo bagomba gukora mu gihe gikwiriye. Ko Yesu nawe niko yari ameze. Yari azi igihe cyo kuvuga ijambo ryo gucyaha, yari azi igihe cyo kuvuga ijambo ryo guhumuriza, kuko yabashaga kumenya gutandukanya n'igikenewe mu gihe cya nyacyo. Kimwe rero mu biranga ubwenge, nk'uko twari tumaze kubona hejuru ku murongo wa 12 avuga ngo
Jyewe bwenge nagize umurava w'ubuturo bwanjye, mfite ubwenge bwo kugenzura. Kimwe mu biranga ubwenge Yesu atanga ndetse ijuru ritanga ni ukugenzura igihe. Umwe mu bantu bazi ubwenge babayeho tuzi ni Salomo. Salomo yari umunyabwenge. Umubwiriza 3 umurongo wa 1 yanditse ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo kugenza gute, cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurya n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka ndetse n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ubwenge rero ntago ari ukumenya gushaka amahoro, cyangwa se ntago ari ukumenya gushaka gusa. Ntago ubwenge ari ugumenya igihe cyo gutera gusa, ahubwo ni ukumenya n'igihe cyo kugenza gute, cyo kurandura. Ubwenge ni ukumenya gukora igikwiriye mu gihe cyacyo. Kimwe rero mu biranga abanyabwenge bo mu gihe cy'imperuka nk'uko tubibona muri Daniyeli igice cya 12, ni ukumenya ko igihe kigeze ndetse bagasobanukirwa n'ibigendanye n'inshingano yabo muri icyo gihe. Umurongo wa 8 Daniyeli 12 aravuga ngo ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Ikibazo Daniyeli yari ari kubaza ibigendanye n'iby'igihe. Yego, Daniyeli si yari ari kubaza ibigendanye n'iby'igihe, yari kubaza ati, yari yabwiwe ibintu uko bizagenda, hanyuma agira amatsiko, ese ni ikihe kizabanza, ni ikihe kizaheruka? Kuko byari bimuhangayikishije, avuga ati niba Imana yampishuriye ibi bintu ni ingenzi cyane. Hanyuma yasubijwe ngo iki? Aransubiza ati, igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe iki? Ikimenyetso. Ariko yari gufatanishwa ikimenyetso kugeza iteka ryose? Oya, kugeza igihe cy'imperuka. Umurongo wa 10, benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya. Ariko abanyabwenge bo bazagenza gute? Bazayamenya. Kuvuga ngo Daniyeli yarabyeretswe, hanyuma ashaka kumenya ese bizakurikirana gute. Ntago nzi impamvu yabimuteye, wenda ahari yagira ngo arusheho gusobanukirwa n'ibihe, amenye yuko nawe hari uruhare byamugiraho. Ntago tubizi neza, ariko yifuzaga gusobanukirwa ko nimwe mu mpamvu yabyeretswe nuko yari umwe mu bantu bifuza gushakashaka no gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Ariko aramubwira ngo afatanyishijwe ikimenyetso kugeza ryari? Imperuka. Hanyuma aravuga ngo muri icyo gihe, ubwo ayo magambo ikimenyetso kizafatanurwa, abantu bagatangira gusobanukirwa n'iby'ubuhanuzi bwa Daniyeli, abantu benshi bazatunganywa, bazacishwa mu ruganda, kuko azaba ari ibihe by'igerageza rikomeye cyane, nk'uko yari yabwiwe yuko azaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho kuva igihe amahanga yabereyeho. Ariko ababi bazakomeza gukora iki? Ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzagenza gute? Ni ukuvuga ngo ababi, ahantu twaca akarongo. Kubera iki? Kubera yuko abantu bajya bifuza kugira ubumenyi no gusobanukirwa iby'ibihe by'Imana, ariko bafite imibereho idatunganye. Abenshi mu bafite imibereho idatunganye nibo bazakomeza kwegeza igihe inyuma, bavuga ngo hoya ntago biragera, ntago igihe ari iki. Ariko abazayamenya ni abaki? Ni abanyabwenge.
nibo bazasobanukirwa ayo magambo. Rero ntago ari ibintu ibihe by'imperuka, nubwo igitabo ikimenyetso kigomba gufatanurwa abantu bagasobanukirwa n'ibihe by'imperuka, ntabwo ari abantu bose bazabimenya. Kumenya rero, nk'uko natangiye mbivuga, ushobora gutekereza uti ariko turabizi biravugwa ko turi mu minsi mibi. Ariko kumenya, ijambo kumenya, knowledge, bishaka kuvuga ngo igihe byakundaga gukoreshwa mu byanditswe byera ni ugusobanukirwa mu mutima bikagendana n'ibyo ukora. Otherwise ntago uba ubizi. Ushobora kuvuga ati turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi y'imperuka, ariko niba ibikorwa byawe biterekana yuko ubizi ko turi mu minsi y'imperuka, kuko niba turi mu minsi y'imperuka akaba ari iminsi mibi, hari inshingano irebana n'icyo gihe. Ntago waba uri mu ubwato buri kurohama, bwa bwato bunini murabizi abantu babubamo bakagenda n'amezi, butangiye kurohama ukabyuka mu gitondo ukajya gusasa uburiri bwawe ukavuga ati harya breakfast tuyifatira he, ukajya kuyifata, ubwato buri kurohama watangiye kubona amazi ari kuza. Icyo gihe ntabwo ubuzi ko ubwato buri kurohama. It doesn't matter ko uri kubibona, ntacyo bivuze kuba uri kubirebesha amaso, ariko niba utari kuvuga ngo life jacket iri hehe, iri bunkize, ese ubwato bushobora kudutabara, buriya bwato bwa emergency buri hehe kugira ngo mbujyemo ntangire guhunga, ntabwo usobanukiwe neza n'icyo gikorwa nubwo waba ukirebesha amaso. Rero Yesu yari azi igihe yari ahagazemo. Niyo mpamvu nimubona uburyo ubutumwa bwabwirijwe mu butumwa bwiza bwabwirijwe yaba na Yohana ndetse na Yesu, hari hariho ikintu cyitwa urgency, cyangwa se hari hariho kuba hari ibintu byihutirwa gukorwa muri icyo gihe. Niyo mpamvu ntago ari uko Yesu abwira bariya abantu nukurikira umurimo we, urugero nka Yohana yaragiye ajya mu butayu ajya kubwiriza. Yesu yaragiye atoranya intumwa 12 mu gihe yakoraga umurimo, zibana nawe kugeza ubwo ba Petero bibazaga ngo kuki twasize byose twese tuzabona ihengorora. Ni ukuvuga ngo bataye byose babisiga inyuma, akazi kabo, ibyo bagombaga gukora. Uwari kubareba muri kiriya gihe yashoboraga kuvuga ngo ahari birashoboka yuko basaze, ko nabo ubwabo bari kubyibaza, bakabaza se ko turi kugendana na Yesu ahantu hose turi kubwiriza. Ariko impamvu ki ibyo byakorwaga ntabwo ari uko bari basaze, ntabwo ari uko Yesu yari yabaye umwaka, nta nubwo ari uko intumwa zari zabaye abaka, oya, ahubwo bari bazi iby'igihe bagezemo. Icyakora Yesu niwe wari ubisobanukiye neza, ko n'intumwa ze zitabye iryo rarika, ariko nabwo ntago zabisobanukiye neza kereka amaze gusubira mu ijuru. Kandi nyuma yaho tubona yuko intumwa yaba Pawulo atangiye kubwiriza, nawe yakoze umurimo mu buryo butangaje. Nubwo yafataga igihe cye agakora akazi gasanzwe yaragakoraga, ariko nawe yitangiye gukora umurimo mu buryo butangaje. Rero birashoboka yuko hari uwari kubikora kuriya mu kindi gihe akaba atari igihe cya nyacyo cyo kubikora. Ni ingenzi rero ko dusobanukirwa n'igihe ndetse n'iminsi turimo, tukaba tuzi neza inshingano tugomba gukora n'icyo tugomba gukora. Yesu rero yari azi amagambo yanditswe muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 24, ari amagambo avuga ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwe impongano, haze gukiranuka kw'iteka, ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Yesu yari azi ubuhanuzi neza kuruta abatambyi, kuruta abafarisayo. Yari asobanukiwe yuko ari gukorera ku gihe, yari asobanukiwe yuko yaje mu gihe gisohoye,
yarasobanukiye neza yuko ishyanga rya Isiraheli ryahawe ibyumweru 70, kuko ku murongo wa 25 havuga n'igihe byagombaga gutangirira uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu, kuko n'ubuhanuzi niyo wari warabuhaye Daniyeli. Rero Yesu yari azi neza iby'igihe. Mariko 1:14 haravuga ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Amen. Hano ushobora kwibaza uti, kuki Yesu yavugaga ngo igihe kirasohoye agakurikizaho ngo nimugenze gute? Nimwihane. Mbese kuva isi yaremwa abantu ntibari bakwiye kwihana? Bari bakwiye kwihana. Ariko Yesu yaje mu gihe ishyanga ry'Abisiraheli ryari risigaje igihe gitoya rigacibwaho iki? Iteka. Rero Yesu avuga ariya magambo, igihe cyari gisohoye, kuko yari yahanuwe yuko azaza ari Mesiya ndetse agakiza ibyaha abantu be. Ariko nanone yari azi neza yuko badafite igihe kitarangira. Yesu yari azi ko mu myaka 7 ishyanga rya Isiraheli rizacibwaho iteka, kuvuga ngo muri icyo cyumweru cya nyuma cyangwa se imyaka 7 ya nyuma, aho yari gukurwamo hagati cyangwa se yari gukurwaho nk'uko byari byavuzwe muri Daniyeli, niho yari kubambwa. Muri icyo cyumweru, kuva igihe yatangiriye umurimo we w'ibwirizabutumwa avuye kugeragezwa na Satani mu butayu amaze kubatizwa, imyaka 3 n'igice yari kubambwa. Hanyuma nyuma y'imyaka 3 n'igice nanone amaze kubambwa, Isiraheli yari gucirwaho iteka. Aribyo byabaye igihe bamaraga gutera Stefano amabuye muri 34. Rero Yesu ibyo yari abizi, niyo mpamvu yari azi neza yuko hari sense ya urgency, hari ibyagombaga gukorwa byihutirwa. Niyo mpamvu yahamagariraga abantu ngo nimuze twihutire gukora uyu murimo, kuko igihe gihwanye n'ibyo ngibyo, kuko nta gihe gifite ishyanga rya Isiraheli, nta gihe gifite. Niyo mpamvu yavuze ariya magambo ngo nkurikira. Hanyuma umuntu yambwira ati reka mbanze njye guhamba, akamubwira ati bareke abapfuye bihambira abapfuye babo, ariko woweho genda ubwirize abantu ubutumwa bw'Imana. Ntabwo ari uko guhamba byari bibi, ahubwo Yesu yari azi neza yuko Isiraheli iri gukorera mu kanya gato cyane, mu kanya gato cyane. Niyo mpamvu yararikiraga abantu no kureka ibitari icyaha bakitangira gukora umurimo w'Imana. Rero habaho igihe cya urgence ku ngengabihe y'Imana, cyangwa se habaho igihe cya emergency, igihe cyo gukora ibintu mu buryo bwihutirwa. Mu byahishuwe hari ubutumwa tuzi neza, ni ubutumwa tubwirwa ikigeragezo giheruka mu mateka y'isi kigomba kubaho. Ni ikigeragezo kizagera ku muntu wese utuye mu isi. Ikigeragezo kigendanye nuko abantu bazahatirwa kuramya inyamaswa kandi bagashyirwaho n'ikimenyetso cyayo. Nk'Abadiventiste umunsi wa 7, ubutumwa tuzi neza icyo busobanura. Ibyahishwe 13:11 haravuga ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyi nyamaswa nk'uko tubizi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zatangiye mu myaka itari myinshi ishize, ndetse zigatangira ahantu mu isi. Icyo gihe yiswe ngo ni New World cyangwa se isi nshya, kuko nta bantu benshi bari batuyeyo, ariko zikagira gukomera gutangaje. Hanyuma ngo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama. Bitewe n'iki? Ni Abaprotestanti bahungiyeyo, bahunze akarengane, bahunze kubuzwa umudendezo wabo w'umutimanama no kuramya Imana uko babishaka, bagahunga akarengane bakorerwaga n'ubupapa. Hanyuma bagashinga igihugu cyari gitandukanye n'ibyo bari barabayemo, igihugu cyagenderaga ku mahame
yuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuramya Imana ndetse no gukorera Imana uko umutimanama umutegeka. Igihugu cyari gifite amahame ya demokarasi, amahame yuko idini na leta bigomba gutandukana, kuko iyo bifatanije habaho kurenganya abatemera kuyoboka idini rya leta. Ariko ikintu gitangaje ngo ivuga nk'ikiyoka, ni ukuvuga ngo yavuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa abayigize bavuye mu Burayi bahunga bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batangira nk'umwana w'intama, ariko ijwi ryabo, imvugo yabo yahindutse nk'imvugo y'ikiyoka. Ikiyoka uko cyavugaga nuko umuntu wese udakora nk'uko gishaka yagombaga kwicwa ndetse agatotezwa. Bityo rero ubuhanuzi butwereka iki? Butwereka ko mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi iyo mvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi nicyo gihugu gifatwa nk'igihugu gihagarariye demokarasi, nicyo gihugu gifatwaho nk'icyitegererezo, ndetse nicyo kiba kiri guhatira ibindi bihugu gukurikiza amahame ya demokarasi. Ni ukuvuga ngo igihe rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatangira kuvuga nk'ikiyoka, nta kabuza na leta zo mu isi zizatangira kuvuga nk'ikiyoka. Ubuhanuzi niko buvuga. Hanyuma 12, itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahatira isi ndetse n'abayirimo kuramya inyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, ariyo nyamaswa y'ubupapa. Ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahatira isi n'abayituye kuramya ubupapa. Ntago ndi kujya muri referanse nyinshi, kuko tubizi nk'Abadventiste umunsi wa karindwi, uku ni ukuri twize igihe kinini. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ahangaha niho nshaka ko dutinda cyangwa se duca akarongo. Ni ukuvuga ngo hano turi kubona ibintu bigomba kubaho muri sisiteme cyangwa se mu butegetsi bw'isi. Bitewe n'iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ubutegetsi buhagarariye ayandi maleta mu bigendanye n'uburyo bwo gutanga umudendezo, ariko nyuma tukabona yuko ziza kuvuga nk'ikiyoka. Ni ukuvuga ngo nazo zigatangira gukuraho umudendezo w'abantu ko basenga, maze idini rikifatanya na leta, ari naho hakomoka akarengane. Izabwira abantu kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bw'ubupapa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabwira abantu kurema igishushanyo cy'ubupapa. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, muri iyi minsi yacu y'imperuka, aho ubuhanuzi bugomba kuba buri gusohora, ntago tugomba kwitega yuko nk'uko byari biri mu myaka y'umwijima, ubupapa aribwo buzaba buri imbere, aribwo buri gutanga amategeko y'ibyo abantu bakora, aribwo buri kugena ibikorwa. Ahubwo turi kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo izaba driver, cyangwa se niyo izaba itwaye gusohora k'ubuhanuzi, kuko niyo izajya ihatira abantu kugira ngo bareme igishushanyo cya nyamaswa y'ubupapa, kandi niyo izavuga nk'ikiyoka. Ni ukuvuga ngo izakoresha imvugo y'ubupapa ngo umuntu wese utemeranya n'ibyo tuvuga agomba gutotezwa ndetse akicwa. Kubera iki ngarutse kuri aya magambo? Nuko uyu munsi wa none, iki gihe abantu bashobora gutekereza bati nta urgence ihari, ntacyo tugomba gukora. Bakavuga bati turakora ibikorwa byacu nk'uko bisanzwe, ariko twagakwiye kwitegereza tukareba ibibera mu isi, tukamenya yuko
dukwiye gusobanukirwa neza n'igihe aho kigeze. Kuko muri Daniyeli twabwiye yuko abanyabwenge bazagenza gute? Bazabimenya. Ntabwo ari ikintu kizababera urujijo. Kandi agira ngo mbabwire ngo niba hagomba kuremwa igishushanyo cy'inyamaswa yari ikomerekejwe n'uruguma ari bwo papa, ntabwo ari ikintu kizaba mu ijoro rimwe. Ntabwo tuzabyuka mu gitondo dusange Leta Zunze Ubumwe yahinduye imvugo. Ntabwo bibaho gutyo muri sisiteme z'ubutegetsi. Kera nibwo najyaga ntekereza wenda twabiganiraho nkavuga ati ntaratangira gusobanukirwa cyane n'iby'ubuhanuzi, nubwo nari naravukiye mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, ariko ntago nasengaga, nta nubwo nabyitabiraga. Numvaga ari ibintu bizaba mu gihe cya kera cyane, nkavuga nti ariko muzi icyo bisaba kugira ngo sisiteme z'isi zihinduke. Ni ibintu bigoye cyane kugira ngo leta idashyigikira idini na rimwe itangire gushyigikira idini, itangire kuvuga mu buryo bw'uko abantu badakora ikintu runaka bagomba kurenganywa kugeza n'ubwo bicwa. Nibyo koko ntago ari ikintu cyoroshye, ariko nanone Ellen White yanditse atubwira yuko ngo the final events will be, the final movements will be rapid ones. Uvuga ngo ibyo bintu bizabaho mu buryo bwihuse cyane, ariko nubwo bizabaho mu buryo bwihuse ntabwo ari ikintu abantu batazabona yuko mu isi hari ikintu kiri kugenda gihinduka. Ntabwo ari ikintu kizaba overnight tubyuke dusange byabaye. Uyu munsi rero nitwitegereza mu butegetsi bw'isi hari icyo tuzabona. Ellen White yaranditse mu byaduka byo minsi y'imperuka ku ngingo ya 14 ngo tuzaba tugomba guhagarara imbere y'abacamanza dutanga impamvu twumvira amategeko y'Imana ngo tumenyekanishe impamvu zo kwizera kwacu. Kandi ahangaha ndagira ngo mpace akarongo cyane. Nk'itorero cyangwa se nk'intara ya Asa Kigali tugizwe n'abasore ndetse n'abagize itsinda rya SYPE Ministry nk'ivugabutumwa. Twumva yuko tugomba gushyira imbere ivugabutumwa. Tugizwe n'umubare munini w'abasore. Hano rero yaranditse ngo kandi abasore bakagombye gusobanukirwa n'ibi bintu. Twagagombye kumenya yuko tuzahagarara imbere y'abacamanza dutanga impamvu twumvira amategeko y'Imana. 15 bakagombye kumenya ibintu bizaduka mbere yuko iherezo ry'amateka y'isi yacu rigera. Hari igihe rero dutekereza ngo hari abantu benshi bavuga ngo ntabimenya, byaba ari byo birimo gusohora, byaba atari byo, ibyo ntacyo bimbwiye, ndubaka isano yanjye na Yesu. Ariko ndagira mbabwire ngo ni byiza, ni iby'ingenzi ko tugomba kubaka isano yacu na Yesu Kristo. Ko tudafite isano yacu na Yesu Kristo ntacyo twabasha gukora. Ariko nanone nk'uko twabibonye habaho igihe cya urgence, habaho igihe cyo gusobanukirwa neza yuko ari igihe cyo gufata ibihe by'umwihariko byo gusenga, ari igihe cyo kwihutisha umurimo kuruta uko twayihutije mbere, ari igihe cyo gufata ibihe nk'itorero tugasenga kuko iminsi itakiri nka ya yindi. Rero ngo twakagombye kumenya ibintu bizaduka mbere yuko iherezo ry'amateka y'isi rigera. Ntabwo twagakwiye kuba abantu isi ijya mu rujijo. Hari ikintu nakunze kumva uyu munsi mu bantu tuganira ndetse n'abandi babivuga hatandukanye, kavuga ati ibintu byose ni confusion, ni urujijo, nta kindi, ubwo rero reka niyicarire. Ariko ntabwo ariko bimeze. Twagakwiye gusobanukirwa neza n'ibigomba kubaho mbere yuko Yesu Kristo agaruka. Ibyo bintu birebana n'umunezero wacu w'iteka, kandi abigisha kimwe n'abanyeshuri bakagombye kubyitaho. 16 twakagombye kwiga ibimenyetso bikomeye biranga ibihe turimo. Amen. Ni ukuvuga ngo nk'abanyabwenge bagomba gusobanukirwa neza ko iminsi barimo atari nk'iyindi, twakagombye kwiga neza ibimenyetso bikomeye. Ikibazo ngira ngo mbabaze, mbese uyu munsi dushobora gutekereza yuko hashobora kubaho ikintu mu isi kigira uruhare ku buryo abantu babaho mu isi yose, icyo kintu atari ikintu gifite umugabane mu ntambara ikomeye hagati ya Yesu ndetse na Satani? Ndagira ngo mbabwire ngo ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Kubera iki?
reka dukomeze dusome hano hasi turabisobanukirwa ngo abishyira munsi y'ubugenzuzi bw'Imana kugira ngo bayoborwe kandi batwarwe nayo bazasobanukirwa n'uruhererekane rw'ibimenyetso rufite gahunda ihoraho yateganije ikanategeka uko bizakurikirana. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo hari Imana yo yari izi uko ibintu bizagenda nubwo itabigiramo uruhare, ariko yari ibizi. Ndetse na Satani ikintu kimwe kimuraje inshinga ni uko agomba kuramywa, kuko nicyo gitekerezo yatangiranye mu ijuru. Yifuza kumera nk'Imana, yifuza ko isi yose imupfukamira. Ni nayo mpamvu binyuze mu butegetsi bw'ubupapa mu myaka 1260 yashyizeho ubutegetsi bw'ubupapa, aho abantu bagombaga gupfukamira ubupapa, ariko mu by'ukuri iyo bapfukamira ubupapa baba baramya cya kiyoka, kuko nicyo giha ubutware iyo nyamaswa. Rero abishyira mu bugenzuzi bw'Imana kugira ngo bayoborwe kandi batwarwe nayo bazasobanukirwa n'uruhererekane rw'ibimenyetso rufite gahunda, kuko ibibaho mu isi uyu munsi bishobora kugira uruhare mu isi yose. Ntabwo ari evenema imwe iba iri izore, cyangwa se aba ari ikintu gitandukanye cyane. Ahari dushobora kubivuga biri kuba mu gihugu kimwe, ariko niba biri kuba mu isi yose tugomba gusobanukirwa neza n'uruhererekane rw'ibyo bimenyetso. Mbese mwa muri kunyumva? Muri kunyumva? Okay, nta kibazo, ubwo ndakomeza. Tugomba rero kubonera mu mateka ugusohora k'ubuhanuzi. Hari abantu bamwe batekereza bati oya, ntacyo bivuze, ntacyo bimaze gusobanukirwa n'ibiri kuba, ndetse n'aho tugeze, ndetse n'aho bihuriye n'ibyo twabwiwe mu byanditswe byera. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugomba kubonera mu mateka gusohora k'ubuhanuzi no kwigira imirimo y'imigambi y'Imana mu bihe bikomeye by'impinduramatwara. Ikibazo nshaka kubabaza, uyu munsi mu isi hari kubaho impinduramatwara? Hari kubaho impinduramatwara? Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi hari kubaho impinduramatwara. Imwe mu mpinduramatwara yabayeho zikomeye cyane nk'uko twabyize ni French Revolution cyangwa se Revolution Française. Ariko uyu munsi nujya mu binyamakuru, nujya kureba ibiri kuvugwa mu isi, nuko isi itazigera isubira nk'uko yahoze mbere. Ntabwo ari ibintu byihishe, ntabwo ari ibintu bari guhisha. Abanyapolitiki bari kuvuga ngo this is an opportunity. Iyi ni opportunity yo kugira ngo habeho guhindura icyerekezo cy'isi, habeho yuko isi igira bimwe ihindura mu buryo yakoraga, kandi aho biganisha biragaragara. Umuntu iyo yize ubuhanuzi abona yuko hari amategeko amwe n'amwe agenda ahinduka, kandi agamije yuko umudendezo w'umutima namukurwaho, ndetse hagakurwaho n'ubwisanzure mu kuramya hagendewe mu gushakira ibisubizo isi. Niyo mpamvu rero ahangaha Ellen White yanditse ngo tugomba kubonera mu mateka ugusora k'ubuhanuzi no kwigira imirimo y'imigambi y'Imana mu bihe bikomeye by'impinduramatwara. Ngira ngo ntago bikiri n'ibanga, basigaye babivuga beruye yuko the great reset cyangwa se kongera gusubiza isi ku murongo. Biden we yari afite slogan ivuga ngo build back better. Ni ukuvuga ngo ni ukongera wubaka usubira inyuma, ariko wubaka neza kurushaho. Mu yandi magambo, hari kubaho impinduramatwara mu bigendanye n'uko isi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoraga. Ntabwo mu mateka y'isi cyangwa se mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mateka y'ibihugu nka za Canada na Australia, higeze kubaho abaturage ubwabo bashobora kuvuga bati dukeneye umudendezo. Ibyo ni ibintu bari bamenyereye mu bihugu bitateye imbere, ariko uyu munsi kuri bo abaturage nabo bari kureklama bati dukeneye umudendezo w'umutimanama ndetse n'umudendezo wo gukora twitekerereje, kubera yuko ibyo biri kugenda biba ikintu cy'amateka mu isi ndetse isi ya demokarasi. Rero tugomba gusobanukirwa neza yuko izo mpinduramatwara zibaho mu isi zigambiriye gusohoza ubuhanuzi, ndetse tugomba gusobanukirwa kujya mbere kw'ibyaduka
mu myiteguro y'amahanga yisubiranamo riheruka ry'intambara ikomeye. Iyi ni inshingano yacu kubisobanukirwa. Yesu yavuze amagambo avuga ngo hazabaho ibimenyetso mu zuba ndetse no ku kwezi ndetse no ku nyenyeri, ndetse hasi mw'isi amahanga azababara cyane. Luka 21:25. Mu ntambara ikomeye Ellen White yaranditse ngo abareba ibyo byose biranga ukuza kwa Yesu Kristo bagomba kumenya yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Yakomeje yandika muri ibimenyetso by'ibihe yo mu 1901 ngo ibihe by'umuvurungano biraturindiriye. Imitima y'abantu iri kugushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho ku isi. Abantu bizera mu Mana bazumva ijwi ry'Imana muri iyo miraba yose ibabwira ngo ni njyewe, ntimugire ubwoba. Amen. Ariko birababaje yuko uyu munsi abantu bize ubuhanuzi bagasobanukirwa n'impinduka zigomba kubaho mu isi, bari gufatanya n'isi mu kuvuga ngo ni urujijo, ntituzi aho biri kwerekeza. Ariko ikigaragara ni uko ari uruhererekane rugomba kutujyana rukatugeza ku itegeko ry'icyumweru, ndetse abantu bagahatirwa kuramya ya nyamaswa. Ariko abantu b'Imana bagomba kubibona, kandi no mu kubibona kwabo ntabwo bagira ubwoba nk'abandi, ntabwo bamera nk'abatazi iyo bijya. Hano baratubwiye ngo bazumva ijwi muri ibyo byose, muri izo mpinduramatwara, muri uwo muvurungano, bamenye neza aho biri kwerekeza, ariko bazumva ijwi ribabwira ngo ni njyewe. Kuko hirya y'ibyo byose bibera mu isi, hirya y'ako kajagari, Imana ifite ibintu mu biganza byayo. Amen. Niyo mpamvu ibyo byose tuzajya tubyumviramo ijwi ry'Imana rivuga ngo ni njyewe, witinya. Ariko uyu munsi abakristo baratinya abantu aho gutinya Imana ishobora byose. Muri manuscript release yarakomeje arandika ngo ibintu bitangaje mu mateka y'isi biri kwandikwa mu bitabo byo mu ijoro. Ibintu byavuzwe yuko bigomba kubaho biri bugufi, bigomba kubanziriza kuza k'umunsi w'Imana. Buri kintu cyose cyo mu isi kiri mu mwuka w'imyivumbagatanyo. Ariko hari amagambo nshaka ko tugarukaho cyane kugira ngo tuyatekerezeho, tunasobanukirwe yuko Satani ari ku murimo we, kandi ibibera ku isi ntabwo ari ibintu twebwe twize ubuhanuzi tugomba gufata nk'aho bitandukanye cyangwa se bidafite aho bihuriye no gusohora k'ubuhanuzi. Nubwo yego hari bamwe babifata uko ibyanditswe bitabivuze, ariko ibyanditswe byo biri clear. Ariko tugomba gusobanukirwa neza yuko ari uruhererekane rugomba kubaho. Ntabwo ari ikintu kizabaho rimwe gutya ngo tubyuke mu gitondo umudendezo w'umutimanama ntawe ugihari. Ugomba kuramya uko leta igutegeka ifatanyije n'amatorero y'abaprotestanti ndetse na Kiliziya Gatolika, ndetse na bamwe mu bagize itorero ry'Imana ngo bazahagarara ku ruhimbi bavuga ngo tugomba kumvira ubutegetsi bwa leta kuko bwashyizweho n'Imana. Hano hari amagambo ngira ngo dutekerezeho. Satani ari gukorera mu kirere, ari kuroga umwuka wo mu kirere. Aha ngaha biradusaba kwiringira Imana gusa ku buzima bwacu bw'iki gihe ndetse n'ubw'ahazaza. Kandi aho turi ubu ngubu dukeneye kuba maso cyane, twitanze rwose, duhindutse rwose, twiha Imana mu buryo bwuzuye. Ariko tumeze nk'aho twicaye, nk'aho twabaye pararize. Imana yo mu ijuru, tubyutse. Ubutumwa bwaturanijwe, aho ayo magambo ni hari, ndetse no mu byaduka by'iminsi y'imperuka, paje 26. Hano hari amagambo avuga ngo Satani ari kuroga umwuka wo mu kirere. Ndetse hano havuga ikintu gitangaje cyane ngo ariko ngo twebwe turicaye
tumeze nk'abaye pararize. Uyu munsi wa none turamutse turi kureba ibiri kubera mu isi, ntago nk'itorero, ntago nk'abantu bazi ukuri, twagakwiye kuba turi kwihisha, turi kugenda muri ako kajagari, ahubwo twagakwiye kubona opportunity yo kubwira abantu ngo erega aho biri kwerekeza turahazi, dore ni ahangaha, ibi twabyize mu buhanuzi buri muri byanditswe byera ndetse no mu nyandiko zacu yuko bigomba kubaho, kandi nibyo bigiye gusohora. Bityo igihe byasohora abantu bagasobanukirwa neza yuko babibwiwe maze bakemera ukuri. Ariko ngo turicaye tumeze nk'aho turi pararize, tumeze nk'aho tutazi ukuri twabwirije igihe kinini, ntitunasobanukirwe yuko kuri gusohora. Imana ntago izabuza imbaraga z'umwijima kugira ngo zikore ibikorwa byazo byo kwica ndetse no kwanduza umwuka. Hari abantu bashobora gutekereza ngo Satani nta bubasha afite bwo kwanduza umwuka abantu bahumeka, ariko ahangaha aratubwira ngo Imana izamureka abikore, kandi ibyo azabikora ngo azanduza umwuka, aroga umwuka ariyo soko y'ubuzima ndetse n'iby'imirire. Azawanduza akoresheje umwuka murogano, ngo kandi ngo ntabwo ari ubuzima bupfa gusa buzagerwaho ingaruka, ahubwo n'abantu bazahura n'ibyorezo. Ndagira ngo aya magambo tuyumve tuyasobanukirwe neza, yuko binyuze muri iki gikorwa cya Satani cyo kuroga umwuka, hano hatubwiye yuko abantu bazagerwaho n'ibyorezo biturutse mu gikorwa cya Satani cyo kuroga umwuka. Ngo ibi ngibi ni ibitonyanga by'umujinya w'Imana. Kubera iki? Kubera yuko abantu banze ukuri, banze Imana. Uyu munsi wa none hari abantu batekereza ngo Imana ntago yabyemera ko abantu benshi bashobora gupfira icyarimwe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uko abantu bazarushaho kwanga Imana, Imana izagenda ikuraho uburinzi bwayo kugeza aho Satani agira ububasha, ndetse uyu munsi turi kubibona. Ayo ni amagambo nanone ari mu byaduka by'iminsi y'imperuka, paje ingingo ya 27. Nta mukiri kunyumva? Okay. Ndasoma andi magambo atwereka iby'iyi minsi mibi turimo, kandi Satani ari kwemererwa gukora ibikorwa biteye ubwoba. Ngo igihe yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. Azateza indwara ndetse n'ibyorezo kugeza ubwo imidugudu isigara ari amatongo. N'amagingo yari ku murimo, Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja, ku butaka, umurimo wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba ndetse n'ibindi. Ahangaha ntabwo ndi bubisome byose, bavuze ibintu byinshi azateza, ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi turi muri period y'ibyorezo. Kuko uyu munsi nubwo iki ngiki kiriho, ndetse abakomeye b'isi bakaba bagenda bavuga yuko kiri kurangira, ariko bari no kuvuga yuko hazaza n'ibindi, ariko ntabwo dukeneye kubibwirwa nabo, kuko ijambo ry'Imana ryavuze yuko bigomba kubaho. Ariko kubera iki Satani azakora ibyo? Twebwe icyo tugomba gusobanukirwa, ntabwo tugomba kubona ibintu
nk'uko isi ibibona. Icyo azaba agambiriye ni iki ngiki, kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Nitubona ibyorezo tukabona bikomeza kwiyungikanya, tujye tuzirikana ko umwe mu migambi ya Satani ukomeye ni ukugereka ku bantu b'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byorezo. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja buhariza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose. Bahore babahindura abagome. Hazavuga ko abantu bagomeye Imana bishe isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara, ariko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu. Ndagira ngo rero mbabwire nk'abantu bize ubuhanuzi bagasobanukirwa, tudakwiye kugendera mu kigare nk'icy'abandi ngo dutekereze yuko ngo ibi ni ibintu bizabaho mu isi birangire, ntarangira kimwe hazazaho ikindi. Hano tubwiye ngo Satani azabiteza kugeza igihe abantu bazabwirwa ngo kereka gusa baruhutse icyumweru. Ni ukuvuga ngo iyo ni ingamba izafatwa igamije kurwanya ibyorezo. Kereka abantu baruhutse ku munsi y'icyumweru, ntabwo ibyorezo bizigera bihagarara. Uyu munsi rero ntabwo dukwiye kuba nk'abapfu cyangwa dukwiye kugenda nk'abatagira ubwenge ngo tuvuge ngo nk'uko abandi bavuga bati reka tugerageze ahari bizakemuka. Ahubwo twagakwiye gukora ibintu tugiye kubona hano. Dushobora gutekereza ngo ese koko wenda nk'uko twabyize, yego twarabyize, ariko ahari nubwo biri kuba igihe kiracyari kinini. Hari ikimenyetso kimwe Ellen White yatanze ahumekewemo n'umwuka w'Imana mu bihamya by'itorero volume ya 5 page 451, avuga ngo igihe Satani azatangira gukora umurimo, azemererwa gukora umurimo uteye ubwoba mu isi. Icyo gihe ni ikihe? Ubwo ubuprotestanti buzarambura ukuboko kwabwo bukwambukije igikombe ngo gufatane n'uko ububasha bw'i Roma, kandi nibumara kugera hejuru y'umworera bugafatana mu biganza n'ubupagani. Kandi kubera amoshya y'ishyirahamwe ry'ibyo bitatu, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikanga urunuka iby'ishingiro by'amategeko y'igihugu ko ari aya giprotestanti n'ubutegetsi bwa repubulika, kandi kigategura kwamamaza ibinyoma n'uburiganya bw'aya nyamaswa. Igihe bazaba bari gutegura kwamamaza ibinyoma byayo, tuzaba dukwiriye rero kumenya ko igihe kizaba gisohoye cy'umurimo wa Satani uteye ubwoba. Ndagira ngo mbabwire ngo twese turabizi gufatanya k'ubuprotestanti n'ubupapa ntago kiri ari ikintu kikiri ahazaza. Abaluterani bakomoka kuri Luteri directement banditse igitabo cyitwa From Conflict to Communion, aho berekanye isano yabo n'abagatolika ndetse n'ibyo bagomba gukorera hamwe. Uyu munsi wa none mu isi ababwiriza benshi bakomeye b'abaprotestanti bagiye batangaza ku mugaragaro ngo ubuprotestanti bwararangiye, ndetse uyu munsi wa none babaza abizera babo ngo niba ubuprotestanti bwararangiye, ese haracyariho umuprotestanti? Ahubwo bose bagomba gushyira hamwe na Kiliziya Gatolika, kandi ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bikiri ahazaza. Ubwo rero uyu munsi ubuprotestanti na Kiliziya Gatolika buri gukorera hamwe, ndetse inyigisho Luteri yigishije kenshi abaprotestanti bakaba barazanze, nko kuvuga yuko ubupapa ari antikristo. Uyu munsi dukwiye kumenya yuko turi mu gihe cy'umurimo wa Satani uteye ubwoba, kandi niyo mpamvu yemerewe kugira izi mbaraga mu isi atarigeze azigira mbere. Rero turi kugana ku musozo,
iminota cyangwa igihe cyari cyagenwe ndabona kigeze. Hari amagambo nshaka gusoma atwereka yuko muri ino minsi yacu ya nyuma, iminsi mibi, dukwiye gusobanukirwa neza yuko hari inshingano dufite dukwiye gukora. Nk'uko twabibonye, ibyorezo ni kimwe mu bikorwa cyangwa se muri events zigomba kubaho mu minsi ya nyuma, kandi Satani azakoresha kugira ngo ageze isi mu kuruhuka dimanche. Ariko nanone kuki azakoresha ibyorezo nuko azi ko nakora ku buzima bw'abantu, abantu azaba akoze ahantu hari sensitive cyane. Ariko natwe nk'abadiventisti b'umunsi wa karindwi twahawe inshingano yo kubwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu, kandi ikintu kigendanye n'ubuzima, health reform, ni ingenzi cyane. Ibihamya by'itorero volume ya mbere page 462, ndi gukoresha version z'icyongereza, haranditse ngo ubugorozi mu by'ubuzima neretswe ko ni igice kimwe cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu ndabibutsa yuko nibwo butumwa burimo Sunday law, nibwo butumwa abantu babwirwa yuko bagomba kwirinda gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa se ku kiganza, bagishyirwaho bagasogongera umujinya w'Imana ukomeye. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni ubutumwa bureba na Sunday law. Ikintu gitangaje, Ellen White yaranditse ngo neretswe yuko ubugorozi mu by'ubuzima ni igice cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Kuvuga ngo ni igice kigendana n'ubutumwa bugendanye no kubwira abantu kuruka isabato ndetse no kwirinda kuruka ku cyumweru. Ngo ndetse uburyo bifatanyije biregeranye cyane, ngo nk'uko ukuboko ndetse n'ikiganza bimeze, uburyo byegeranye. Nimutekereze ukuboko kose ndetse n'ikiganza. Ni ukuvuga ngo ukuboko ntabwo kwagira agaciro kudafite ikiganza. Yeretswe yuko rero ubutumwa bugendanye n'ubugorozi bw'iby'amagara mazima ni ubutumwa bufitanye isano ya hafi n'itegeko ry'icyumweru. Mbega uko twari dukwiye kubyitaho muri iki gihe. Aravuga ngo ababwiriza ndetse n'abantu bagomba gukorera hamwe. Hari ibyo nari nsimbutse gato, ngo nabonye yuko twebwe nk'abantu dushobora kugenda tugakora uyu murimo. Ni ukuvuga ngo umurimo wo kuvuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko bigendanye nanone n'ubugorozi mu by'ubuzima. Ababwiriza ndetse n'abantu bagomba gukorera hamwe. Abantu b'Imana ntago bagomba kwitegura, ntago biteguye kuvuga ubutumwa bw'Imana mu ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Bafite umurimo bagomba gukora ubwabo kuri bo. Aya magambo tuyiteho. Bafite umurimo bagomba kwikorera ubwabo, batagomba kurekera Imana kubakorera uwo murimo. Uwo murimo yarawuretse ngo bawikorere. Uwo murimo ni uwuhe? Ni umurimo w'umuntu ku giti cye, nta n'umuntu ugomba kuwukorera undi. Nk'uko twabisomye hano hejuru, uwo ni umurimo ugendanye no kuvugurura iby'amagara mazima, cyangwa se ubutumwa bwo kuvugurura iby'imibereho mu birebana no kwita ku magara yacu. Ni umurimo w'umuntu ku giti cye, kandi ngo ntabwo Imana izawukorera umuntu, kandi ngo nta muntu uzawukorera undi. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none buri muntu wese akwiye kwisuzuma ngo atekereze neza. Mbese uyu murimo, mbere yuko njya kubwira abandi, ubwanjye mu mibereho yanjye ndawutsinda cyangwa se nkora ubushake bw'Imana? Hari andi magambo ari mu ntambara ikomeye page 666, ngo abagabo bakiranuka kandi basenga mu kuri bazahabwa imbaraga bagende babwiriza amagambo Imana yabahaye.
ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ku mugaragaro, gutegekesha abizera bitorera imbaraga za leta, umurimo w'abadayimoni no kwihuta k'umurimo w'ubutegetsi bw'i Roma, ibyo byose bizashyirwa ku mugaragaro. Abantu ibihumbi byinshi batari bigeze bumva amagambo ameze nk'ayo bazayumva. Hano haratubwiye ngo abagabo basenga cyangwa se n'abagore basenga mu kuri bazahabwa imbaraga, babwirize, berekane ibyo gutegekesha abizera bitorera imbaraga za leta, umurimo w'abadayimoni uzaba ugomba kuba uri kwihuta muri icyo gihe, byose bigomba gushyirwa ku mugaragaro, ariko bizakorwa n'abagabo n'abagore basenga. Abefeso 5:15-16 ryo somo twatangiriyeho, nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami ashima. Urwa kabiri rwa Timoteyo 2, ujye ubibutsa ibyo, ubihanangiriza imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo, kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo bigusha bumva. Ndabasaba nk'abizera bagize itorero ndetse nk'abantu bashaka gukora ivugabutumwa ngo tuzirikane iki: Imana ntabwo yaduhamagariye kujya mu mpaka ubwacu, ntabwo yaduhamagariye gucikamo ibice, ahubwo yaduhamagariye inshingano iri clear. Dufite inshingano iri clear, dufite ubutumwa bw'abamarayika 3, dufite ubutumwa bugendanye no kuvugurura iby'imibereho. Niyo mpamvu rero nk'uko nabibabwiye, abanyabwenge nibo bazamenya ibyo. Kubera iki? Kubera yuko abantu bemeye yuko ibyo bihindura ubuzima bwabo, bazasobanukirwa neza n'igihe ndetse n'inshingano yabo. Bityo rero ntabwo tuzajya tujya impaka ku bintu byagakwiye kuba byarakemutse kera mu mibereho yacu. Pawulo yari ari kugira Timoteyo, aramubwira ati ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere, uzi nawe ko bibyara amahane. Impamvu ki yari ari kumubwira ni uko yari azi neza yuko hari umurimo afite agomba gukora. Rero uyu munsi wa none dukwiye, nk'uko Ellen White yabigarutseho, dukwiye kutagira ikindi gitwara intekerezo zacu kereka ubutumwa bw'abamarayika 3 ndetse n'ibigendana nabwo, ari bwo ubugorozi mu by'imibereho myiza no kwitungira amagara mazima. Uyu munsi wa none rero nk'uko twabisomye mu magambo abanza, dutahane ibi bintu 5. Dukwiye gusenga nk'uko twabibonye yuko abasenga nibo bazabasha kugera kuri iyo ntego. Dukwiye kwihana tugategura imitima yacu, kuko uwo ni umurimo ubwacu uzadutegurira gukora inshingano y'Imana. Icya 3, dukwiye kubwiriza ubutumwa nta mpaka zitari ngombwa. Tugomba kuba abantu bari focused, bazi neza inshingano yabo, badata umwanya mu bintu bitari bugire icyo bimara. Hari abantu benshi batuzengurutse bakeneye ubutumwa bwiza, ariko birababaje ko nk'abo mu itorero uyu munsi twicaye tukamera nk'aho twamaze kugera mu ijuru. Uyu munsi wa none dukwiye kuvuga ubutumwa, dukwiye kureka amakimbirane ari hagati y'abizera, maze tukitangira gukorera umurimo w'Imana dushyize hamwe. Dukwiye kugenda nk'abanyabwenge, twita ku butumwa burebana n'amagara mazima umuntu ku giti cye. Icya 5, buri cyose dukwiriye kugikorana umwete, kuko iminsi ari mibi kandi umwanzi azi yuko afite igihe gito. Imana ibitubashe mu izina rya Yesu, amen.